Yesu uzaza gukora iby'Imana ishaka. Sibyo? Niba bose burya ibyanditse nawe ni ibyande ni ibya Kristo. Imana yamuhaye amategeko, ariko mu gitabo cy'amategeko igaragaza ko nta muntu uzagira gute uzayashobora. Kuzayashobora ari inde? Ari Yesu wenyine. Nawe rero aravuga ngo dore ndaje dawe je gukora ibyo ushaka, kubera ko mu muzingo w'igitabo ariko byanditswe kuri ngewe. Sibyo? Biri kumvikana neza? Birumvikana. Amategeko yawe yanshengeyemo. Ni Yesu wabyivugiraga ubwe. Sibyo? Nibyo. Yesu rero wavuye mu ijuru akanyurira muri Mariya kugira ngo yambare umubiri, niwe wenyine wabashe kubahiriza amategeko y'Imana nk'uko Imana agira gute yabishakaga. Sibyo? Nibyo. Ngo amategeko yawe yanshengeyemo. Ntago wishimiye ibyo abantu bakoraga, ntago wishimiye kubahiriza amategeko kw'abantu, ntago wishimiye imihango abantu bakoraga bavuga ko kubahiriza iki? Amategeko. Maze kubona kutabyishimiye niyemeza kujya gukora ibyo ushaka. Sibyo? Nibyo. Yesu rero niwe waje mu isi ari Imana, niwe bavuze ngo niwemera ko Yesu ari iki? Ari umwami. Sibyo? Ubwo ni umwami waje hehe? Mu isi. Ni Imana ubwayo yaje hehe? Mu isi. Ije gukora ibyo ishaka, kubera ko nta wundi muntu uri gukora ibyo Imana ishaka. Sibyo? Yesu rero akora ibyo Imana ishaka, ariko abikora mu cyimbo cyawe, mu cyimbo cyacu. Sibyo? Nibyo. Ibyatunaniye mu mategeko Yesu agira gute? Arabishobora. Nk'uko byari byaranditswe mu muzingo w'igitabo, aho byari biteganijwe ko nta wundi uzayashobora uretse Yesu wenyine. Sibyo? Nibyo. Yesu rero yubahiriza amategeko yose mu cyimbo cyanjye. Reka mbabwire gatoya uburyo Yesu yubahirije amategeko yose. Nitwabonye akubiye muri rimwe, yego, ndetse n'abiri, yego. Sibyo? Ukundisha Uwiteka umutima wawe wose, n'ubwenge bwawe bwose, n'imbaraga zawe zose, n'ubugingo bwawe bwose. Bibiliya ivuga ngo nubwo yari afite akamero k'ubumana, ntiyabonye ko ari ikintu cyo kugundirwa, ahubwo yisiga ubusa. Nyine akundisha Uwiteka umutima we wose, n'ubwenge bwe bwose, n'imbaraga ze zose. Yemera gusiga icyubahiro yari afite hehe? Mu ijuru. Aje gukora ugushaka kwande kw'Imana. Ubwo rya mbere bagize gute? Araryubahirije. Siko bimeze? Aza mu isi gukora ugushaka kw'Imana. Sibyo? Gukunda mugenzi wawe nk'uko wikunda. Ijuru ryari irya Yesu wenyine, yego, ariyo mwana w'Imana w'iki nege, ariko yifuza kurisangira natwe. Sibyo? Yego. Hanyuma ibyo yakoze byose bikoze kugira ngo nanjye utari kubasha kujya hehe? Mu ijuru. Ameshe kujya hehe? Mu ijuru. Aba ankunze nk'uko agira gute? Yikunze. Ariko kandi none, sibyo? Yego. Muri Yohana mu gice cya 10 baravuga ngo yari afite ubushobozi bwo gutanga ubugingo bwe akongera akabwisubiza. Tujyane? Sibyo? Yapfa ari ngewe apfiriye akaba arankunze, yego, sibyo? Ariko we ntabashe kugira ute? Kuzuka, yego, ngo yongera ahinduka umuraganwa nanjye ntiyari kuba nkunze nk'uko yikunze, yari kuba nkunze gusa, yego. Kunkunda nk'uko yikunda, sibyo? Nuko yagombaga kumfira, ariko afite ubushobozi bwo kongera kugira ute? Kubaho, kuzuka, kugira ngo ahinduke umuraganwa nanjye, angeze ku cyo yashakaga kungezaho ari ryo juru, ariko nawe turi kumwe mu ijuru. Sibyo? Abayubahirije amategeko yose yo gukundisha Imana umutima we wose, n'ubwenge bwe bwose, sibyo? N'ubugingo bwe bwose, kubera ko yarabutanze. Sibyo se? Nibyo. Ariko akunda mugenzi we nk'uko yikunda. Uzahani yari yavuze mu butumwa bwiza ngo niba ufite imyambaro ibiri uhereze mugenzi wawe umwambaro umwe, uba umukunze nk'uko wikunda. Sibyo? Yesu yari afite imyambaro ingahe? Ibiri. Yari afite gukiranuka k'ubumana atari kubasha kugira ute?
gutanga, ariko aje mu isi akorera gukiranuka ko mu isi yambaye yabasha nanjye kumba nkabasha kwambara. Amena. Sibyo? Nibyo. Ntiyari kumva gukiranuka akiri mu ijuru, kuko yari afite gukiranuka icyo gihe kumwe k'Imana, ariko yihindura umuntu akiranuka ku mategeko y'iki? Y'Imana. Abona ukundi gukiranuka, abagize imyambaro ibiri, hanyuma umwe arawikura aho umutindi ngewe. Kugira ngo abankunze nk'uko yikunda. Si byose? Ariko ibyo yavugaga niwe wivugaga. Yego. Ntabwo yavugaga ngo niba ufite agakoti kawe ukaba ufite tubiri ugenda uhe mugenzi wawe urabumubahiriza iby'Imana ishaka, n'ubundi ibindi byatuma utazajya mu muriro. Yarivugaga uko. Niyo wagira gute? Ni umwambaro w'ubukwe, ni umwambaro wo gukiranuka, ni umwambaro agomba kwambika wa mugeni bazabana he? Ijuru. Umugeni wari wambaye ubusa w'umutindi amukunda azi ko yambaye ubusa, ari ntaho nikora, ariko amushakira umwambaro. Amena. Burya Yesu imyaka yamaze hano mu isi yari kudushakira iki? Umwambaro wo gukiranuka. Muri Yesaya nko mu gice cya 60 barabivuga ngo nzajya nishimira Uwiteka, ngo umutima wanjye uzajya umunezererwa. Sibyo? ngo kubera ko yanyambitse umwambaro wo gukiranuka. Sibyo se? Uwo mwambaro wo gukiranuka ni umwambaro Yesu yakoreye ari hehe? Mwisi. Ni ugukiranuka. Dusubiremo. Yesu yakiranutse yambaye umubiri, yari asanzwe abana n'Imana. Yego. Ayikiranukira mu ijuru. Yego. Mbere na mbere hariho jambo yariho, yahoranye n'Imana kandi yari Imana. Nta cyaremwe kitaremwe nawe. Mu migani baravuga ngo yari kumwe nayo, ngo ari umukozi w'umuhanga. Yego. Sibyo? Nibyo. Niwe mukozi w'umuhanga Imana yari igize ute? Yari ifite. Ariko Imana ishimwe ireba mu bakozi b'abahanga ifite, ibona niwe urimo. Iravuga ati ni wowe nzatuma gukora ibyo nshaka. Murakoze cyane, ariko banzi yubwe rivuga cyane simbizi. Banzi rivuga cyane, ndazumva zombi. Aravuga ati nje gukora ibyo ushaka. Sibyo? Aza mu isi nk'umuntu Imana yari yizeye, wari usanzwe yarakoze ibyo gukiranuka byose, Imana yarabishimye no mu ijuru. Nta cyaremwe gitaremwe nawe, niwe yaremesheje byose. Siko bimeze? Yego. Iramubwira ati nawe genda mu isi, ni wowe nsanzwe nizera mu gukora neza, genda ukora ibyo nshaka. Wambaye ariko noneho umubiri, kugira ngo hari abatindi ubabonere gukira nuka. Araza akora iby'Imana ishaka, abona imyambaro ibiri. Yego. Arangije aravuga ati rero abatindi rero mwese, yego, bemera ko ari abatindinya kujya batakwibonera umwambaro, nibaze mbahereza iki? Umwambaro. Siko bimeze? Burya umuntu yemera umwambaro Yesu atanga ari uko amaze kumenya ko batakwibonera iki? Umwambaro wamujyana he? Mu ijuru. Wamujyana mu ijuru. Iyo ukigerageza kubahiriza amategeko ku giti cyawe, ubuhakana gukiranuka kwande? Kwa Yesu. Reka mbabwire, imirongo yo hejuru tutasomye hariya mu gice cy'Abaroma cya 10, Pawulo atangira mu gice cya 10 ku murongo wa mbere aravuga ngo bene data, ibyo umutima wanjye wifuza ngo kandi ibyo nsabira bene wacu b'Abisirayeli ngo nuko nabo bagira gute? Bakizwa. Ngo ndabahamya yuko bafite ishyaka ry'Imana rwose. Yego. Ariko ritava mu bwenge. Sibyo? Ngo kubera ko ubwo bari batazi gukiranuka kw'Imana uko ariko, ubwo nukuwe ni Yesu. Ngo byatumye bihimbira ukwabo gukiranuka, bityo basuzugura gukiranuka kw'Imana. Bayobewe gukiranuka kw'Imana, bayobewe ko ari Yesu wenyine wakiranukiye Imana, byatumye bihimbira ukwabo gukiranuka, bituma basuzugura gukiranuka kw'Imana. Sibyo? Umurongo wa 4 aravuga ngo kubera ko Kristo niwe amategeko yose asohoraho. Niwe ubahije amategeko.
amena amena ngo kandi ni uhesha umwizeye wese kuba umukiranutsi amena Imana ishimwe Imana cyane ishimwe niwe wahije amategeko Yesu niwe wenyine sibyo Yego. wakoze gushaka kw'Imana twebweho Bibiliya ivuga mu Baroma 23 ngo bose bakoze ibyaha ntibashyikira ubwiza bw'Imana ariko 24 ngo ahubwo batsindishirizwa n'ubuntu bw'Imana ngo bagirwa intungane n'ineza y'Imana ibibahereye ubusa kubwo gucungurwa kubonerwa muri nde muri Yesu Kristo. Imana ishimwe cyane sibyo nibyo ni ukwemera ko wabonye umucunguzi kandi akaza ari umwami witwa nde Yesu akaza mu isi agakiranuka mu cyimbo cyawe akakubonera gukiranuka sibyo wamwizera uwo ahita aguhereza kwa gukiranuka kwiwe kukaba ukwawe ni ya myenda ibiri aguhamo umwe ugahinduka umukiranutsi nawe ugahisha isoni z'ubwambure bwawe ukabura mwemeye aha niho bavugiye ngo umutima ari w'umuntu yizeza akabarwaho ubutungane mbese bakamwambika umwambaro wo gukiranuka kwa Yesu Kristo. Guhera uyu munsi ugatangira kuba kuri umukiranutsi ariko ubikesha gukiranuka kwa Yesu Kristo sibyo kandi wamaze kubyizera ngo byatuze iki akanwa agahita arokoka yego cyangwa se ngagakizwa ariko ubukishijwe iki ubukishijwe umuriro uzajyamo abanyabyaha kubera ko wowe ntubukiri umunyabyaha ubuhindutse iki umukiranutsi ariko ubazwiho gukiranuka kwa Yesu Kristo. Imana ishimwe cyane sibyo nibyo ni Yesu wenyine wanoreye guhirwa mw'ijuru ubwami bwe ndetse nimumenye yuko umukiza wacu azaganira ngo suko nari mwiza n'ubuntu bwa Yesu yarambabarijwe kuri wa musaraba ndetse yabambwe n'ababuze suko nari mwiza haba namba n'ubuntu bwa Yesu yagize ute yangiriye siko bimeze niko bimeze ikindi rero ntabwo yatuboneye gukiranuka gusa bakutwambike ahubwo na bya byaha dukomora kuri nde kuri Adamu byo kwica amategeko y'Imana byose yego sibyo yego yarabifashe nabigira gute abyishyiraho ahabwa n'igihano kidukwiriye cy'ibyo byaha kugira ngo n'amategeko y'Imana anyurwe yego sibyo nayo yemere ku munyabyaha yagize ute arahanwe nta rubanza rukigize gute rukimuriho siko bimeze se yego amategeko yagombaga kubona igihamya cy'uko umunyabyaha yagize ute ahanwe apfuye Yesu aravuga ati reka ngupfire sasa reka nze nkwereke ntabwo ndi bugukiranukire gusa ahubwo ndi bunagire ute ndanagupfira kubera ko wowe upfuye wagenda buheri kandi njye mfite gupfa no kugira ute no kuzuka yemera rero no kutugira mu gihano cy'urupfu sibyo hanyuma Imana niyo yamwishe ngo yamushyikirije mu maboko y'iki yabamwica bireba ngo yashenjagura gukiranirwa kwacu mu gihano kiduhesha amahoro cyari kuri we cyari kuri Kristo. Mu yandi magambo tuzi umutima sibyo igihano kiguhesha amahoro cyagiye kuri Yesu wari ukwiye kuzahanwa kubera kuri umunyabyaha yego kubwa kavukire yawe ndetse n'imirimo yawe itari myiza ariko nyabune wabonye umucunguzi witwa nde Yesu sibyo yishyiraho ibyaha byawe byose ariko jya ubyongeraho yishyiraho ibyaha byawe byose kubera ko nazongera kuza kugira ute kugupfira sibyo amaze kubyishyiraho ahabwa n'igihano cyabyo arahanwa mu cyimbo cyawe Imana imuhannye yari hamije ko ari wowe ugize ute uhanwe kubera ko ni umucunguzi wawe ugize ute uhanwe muri make burya wapfiriye muri nde Yesu muri Kristo Imana yaguhaniye muri nde muri Yesu ariko Yesu ntiyahera mu gituro ku munsi wa gatatu arazuka wazukira kugira ngo tugirwe intungane imbere y'Imana ako kantu bareke ngasubiremo
Mureke subiramo ako kantu. Yatangiwe ibicumuro byacu. Yego. Ariko azukira kugira ngo tugirwe intungane dutsindishirizwe. Uzakantu karimo numvishe. Ni kakandi navuze kare. Yatazuka ntaga amategeko yari kuba ayubahirije yose. Yego. Yari kuba eko dukunze gusa. Kandi yagomba kudukunda nk'uko yikunda. Niyo mpamvu yazuriwe kugira ngo tugirwe intungane. Amina. Haleluya. Byasabaga umuntu rero ufite ubushobozi bwo kudupfira ari akongera akatuzukira kugira ngo amategeko abe yubahirijwe neza. Biri kumvikana? Ankunze ariko nk'uko ankunze kuko amfiriye, ariko nawe yikunze kuko azutse. Sibyo se? Amategeko rero abagira uzite abarubahirijwe. Sibyo? Hanyuma kubyizera bituma Imana ikugira iki? Intungane. Ariko ubazo gutungana kwande kwa Yesu Kristo. Mu gice cya 10 cy'Abaheburayo umurongo wa 10 aravuga gushaka ko Imana kwatumye twezwa tubiheshejwe nuko umubiri wese watambwe rimwe gusa ngo bibe bihagije iteka ryose. Sibyo? Yesu yatwejesheje urupfu yapfuye. Biba rimwe ngo bibe bihagije iteka ryose. Ntazagaruka kongera gupfira ibyaha byacu. Sibyo? None Imana ijya yanyurwa sasa. Ubwo itishimiye ibitambo ndetse n'iki? Ibonye umubiri wa Yesu utambwe igitambo kizima gikuraho ijya yanyurwa itanga imbabazi. Ku murongo wa 14 w'icyo gice aravuga ngo kabezwa yabatunganije rwose igitambo kimwe kugeza iteka ryose. 17 avanga ibyaha byacu n'ubugome bwacu bizabyibuka. 18 aravuga ngo nuko rero ubwibyo mbababariye ntihakiriho kongera gutamba ibitambo by'ibyaha. Imana ishimwe cyane. Nta kindi gitambo Imana ikeneye. Icyo Yesu yatanze kirahagije, cyatumye itubabarira ibyaha byacu byose. Abakolosayi 1:20 na 21 haravuga ngo namwe abari batandukanijwe n'Imana kera mukaba mwarabanzi bayo mu mitima yanyu no kubw'imirimo mibi, ngo none yiyungishije namwe urupfu rw'umubiri we kugira ngo ibashyire imbere yayo murabera n'abaziranenge n'abatagawa mu maso y'Imana. Ibyo ni byo umuntu yizeza iki? Umutima akabarwaho gukiranuka. Kwa gukiranuka wawuriye mu mategeko ukavugiza ute noneho urakubonye uguhawe nande? Na Yesu. Nta rubanza ugifite imbere y'Imana. Ubaye wera umuzira renge utagawe imbere y'Imana ku bwa Yesu. Sibyo? Yego. Nta kindi gihesha gukiranuka ubisi no mu ijuru keretse kwizera kogejwe n'amaraso ya Yesu masese kogejwe na Yesu watunganijwe n'amaraso ese haruko yaguhagije amaraso mbese imyambaro yawe irera. Ngo nta kindi gihesha ikindi kiriho cyakuraho umuntu iki? Ibyaha. Sibyo? Yaba mu isi uzakibona no mu ijuru ntacyo uzagira ute? Uzabona. Sibyo? Keretse kwizera icyari kiri mu ijuru cyaje mu isi muri Yesu. Keretse kwizera ko wogejwe n'amaraso yande ya Yesu. Ubwo amaturo ntiyakugira umwere imbere y'Imana. Amasengesho ntiyakugira umwere imbere y'Imana. Imisanzu yakoranye ntiyakugira umwere imbere y'Imana. Gufasha abakene ntibyakugira umwere imbere y'Imana. Kwambara birebire cyangwa bigufi ntibyakugira umwere imbere y'Imana. Gutega ibitambaro ntibyakugira umwere imbere y'Imana. Nta kindi gihesha gukiranuka mu isi ndetse no mu ijuru keretse kwizera ko wogerejwe n'amaraso ya Yesu. Masa Imana ishimwe yonyine. Noneho rero
mbabaze muko muririmbye abaze ngo wogejwe na Yesu sibyo watunganijwe n'amaraso cyangwa ujya witunganya ngo wogejwe na Yesu watunganijwe n'amaraso nange ni ikibazo ndi kubabaza atsindiye isoko ryo kugira abantu abera imbere ntama w'Imana ukora ibyaha by'abari mu isi. Amen. Yohana 1:29 ngo dore nguyu ntama w'Imana niwe ukuraho ibyaha by'abari mu isi, nta kindi kintu cyakuraho ibyaha, kandi ngo naho byatukura tuku wabihindura umweru ngo umuntu akamera nka shereki ndetse nk'ubwoya intama yera yego naho byaba bitukuye tuku nawe rero nturebe ku ngano y'ibyaha ufite yawe kubera kuko byaba bimeze kose hari umumeshi. Amaraso ya Yesu arimo ubushobozi bwo kweza ibyaha bya buri wese uri hano sibyo, agahinduka intungane akera nka shereki, akera nk'urubura sibyo, akabaho yera nk'Imana nk'uko Imana yera, akaba anasezeranye kandi ibuvazu bani burengerazuba dorukori kandi tureke yajyanye ibicumuro byacu kure yacu turamurimaza. Aha, ibuvazuba ndetse n'iburengerazuba uko hitaruye kure, uko niko yajyanye n'ibicumuro byacu kure yacu. Wowe kibifite rero kakubaye. None se kubera iki abantu basaba Imana imbabazi cyangwa bajya gusaba penitensiya? Ni ukubera iki? Ni ukutamenya ko ntama w'Imana agize ute yabonetse kandi akaba yakuraho ibyaha by'abari mu isi, ntazabikuraho ahubwo niwe amaze kugira ute kubikuraho. Yohana we yabivugaga bitari byagira ute bitari byaha, ariko uwo ntama yamaze kwitangira ibyaha byawe ndetse n'ibyanyu. Amena. Nk'uko iburasirazuba yitaruye isi niko yabijyanye kure sibyo nk'uko ijuru ryitaruye isi boneka imbabazi agira zingana sibyo. Dorurukundo watumyambi ibyaha bya nyabihamba ni ibyaha byazutse cyangwa ni Yesu wazutse? Yesu wazutse. Ibyaha babikuye hehe? Byarazutse. Nta makuru bafite. Icyo mbere nabo yego ko babisanga mumva, nta makuru bafite. Nta n'umwe gusa ni umuntu utaremeye ko Yesu yabihambye mumva sibyo. Niyo bavuze ngo yapfiriye ibyaha byacu, ubwo nyine yapfanye natwe nabyo abisigaye ikuzimu. Ubwo munyabyaha agize ute yarapfuye, uwazutse n'iki umukiranutsi imbere y'Imana sibyo. Satani yagehokeje okiranirwa kwanjye ashaka kunyiheresha yanumira mw'ijuru nebayo okeza wanye wabinkuyeho byose kera yaramogeye nuko
ubikoraho cyangwa wagize ute Nse yuvuze ngo njye mbisabira imbabazi Imana ngikambabarira kandi tubonye ko umukiza wacu agize ute yabikuyeho byose uzi Imana kugira ngo ize imbabazi ziguhereze byasaba ko Yesu yongera gupfa akagupfira kandi azagira ute yapfuye rimwe Yesu wemeye gupfa umeze nk'intaga urwo twari dukwiye ni wowe rwahamye abo babisha bawe ntibagusoneye rero turagushima tugushimagiza umunyabyaha agombaga gupfa kugira ngo duhabwe imbabazi mu buryo bwemewe n'iki n'amategeko izo mbabazi zituma dushimira Imana Zaburi 130 umurongo wa 2 hava ngo Uwiteka we ngo ukomeje kwibuka ibyo dukiranirwa ngo ninde wagaragara adatsinze ninde wagaragara nawe umurongo ukurikira ahubwo ngo kubabarirwa guturuka iwawe ngo kugira ngo wubahwe amena nawundi Imana yibutse gukiranirwa kwacu nawe utagira ute nawe utatsinda ahubwo yaratubabariye none igamije kugira ngo twagira ute tujye twayubaha yego tuyubahira ko yatubabariye Yesu nagukunda cyane nakwihaye ari rwo rudutera kumukunda yego ngukunze nkwitura urwo wankunze kera uko yanguze yego yaranguza mu bugingo yawe yarangiye none ibintu bifite byose ntabwo ntibigumira ibyo tunze kandi ubwanjye n'iby'uwamucuguzi burya yaratuguze yego siko yaguze dosiye yego yaguze dosiye yaravuze ati rero hariya ninde mushaka bati ni Yesu w'i Nazareti ati niwe muvugana bitura hasi bitura aho bakangugiye ariya ninde ati sinabwese ko ari njye ati ariko niba ari njye mushaka nimureke wagira gute bagende twaragiye pe nta buryo bafatanwa nawe n'umucunguzi niba ari njye mushaka nimureke bagende bigende nasigara mu kimbo cyabo kibazo sibyo ikibazo nagisigaramo yagisigayemo kandi byagenze neza twamenye amakuru ko urubanza rwarangiye neza yego
yateye imigeri yemeye ko uwo yaburaniraga yatsinzwe yego ariko aravuga ati ndi bumutererane yego ahubwo dukurikize uko amategeko abiteganya umunyabyaha akatiwe igo gupfa urupfu kwiteka narwo n'abari njyurute abari njyuruhanwa n'abari njyuruhanwa sibyo umunyabyaha agende narwo yemera kugira ute kuruhanwa kurujyamo sibyo ariko nawe ntiyaheranwe n'urupfu ku munsi wa gatatu azuka arangije igihano cyacu azukira kugira ngo tube intungane imbere y'Imana sibyo ubu rero nawe ari mu ijuru sasa nsoza uwo wadukoreye ibyo ngibyo ari hehe mu ijuru imbere y'Imana itumunu vugira umukuru w'abaka kandi yitwa rukundo mpamya yuko izina ryanjye riri ku mutima we kugira ukamugira n'amanzi wamurukanaho izina ryanjye riri ku mutima we mu yandi magambo ku gipapuro afite cy'abantu yacunguye yego hariya ari kumwe nazo yego nanjye ndimo ariko ngo mpamye yuko izina ryanjye riri ku mutima yego iyo bavuze ku mutima nuko nta mpapuro yandika yego yandika ku mutima wenyine abantu afite ku mutima yego ahora abwira Imana turiya nawe arimo n'uyu munsi ariko yaje kwandika abandi uyu munsi ubwo avugira nta mwanzi wagira ute wamunyirukana biri kumvikana harimo ikindi gitero kivuga ngo Uwiteka umucamanza yego Uwiteka niwe mucamanza yambonyeho amaraso ntancira urubanza ahubwo anyita umukiranutsi siko bimeze amaraso ya Yesu Uwiteka umucamanza yabonye ko nanjye nizeye ko amaraso Yesu ari ngiye yamenekewe yego nicyo bishatse kuvuga yego ntabwo ancira urubanza rubi aravuga ati dore umukiranutsi wanjye mbira haleluya abakiranutsi mushima Imana mwese mu isi habamo inzego z'inkiko yego ntabwo nza kuzivugaho byinshi kubera ko Jacques zikundusha habamo urukiko rw'ibanze urwisumbuye urw'ikirenga urw'ubujurire Imana ishimwe ko nta ruba hejuru y'urw'Imana sibyo ubwo rero nta muntu uzajya kujurira yego najya kujurira n'umuntu azajuririra kuwarukase kera yego ahubwo waruje kurega nde Emile atuba ikibazo cyarangiye kera Emile n'umwere niyo mpamvu wari mu 831 gutyo haravuga ngo niba uzarega intore z'Imana n'Imana ngo yo ntiyahirahira ngo yo irazitsindi ngo ni Yesu yo izita abera Imana yego niko inyita yego ntabwo yo izita abera noneho bakareba umwungirije witwa Yesu yego bari kugira ngo abantu bakomeye yego aho twaregwa bigafata yego bikanagira agaciro yego reka turebe kuri Yesu Yesu reka dati niyo wapfiriye ahubwo kera uramaze kuwapfira ngo agiye iburyo bwa se yego bajya ngo kubasabira noneho yego nyine uwaturega yaturega he ntaho ubw'inenge yaboneka kwandi ntaho agira ijuru se nta muntu ugira ijuru noneho rero niba batatwemera yego ati babatajuru batagira idini baramaze Imana iratwemera babatajuru batambara udutimba baramaze yego niba uzarega intore z'Imana icyo kirego cyawe nticyafata yego cyafata babatajuru batemera abapasitoro baramaze
icyo kirego rero ntabwo cyagira ute cyakwemerwa ntabwo cyakwemerwa Imana ibitabera badatanga amaturo n'ibya 10 baramaze ntabyo bakongera ku byo Yesu yagize ute yatanze ibyo bishaga baba bafite ritava mu bwenge no kutamenya ko Yesu yabitanze byose sibyo yanyishuriye yagenda yose umwenda wasigaye nuwego tuwishyure naho nta rwakwishyura umucunguzi ahari warasigaye umucunguzi nawe yawishyura yenda kutwishingira ari kumwe n'umwishyuza yego baricaranye uwishyura n'umwishyuza bari kumwe hagize n'ikiboneka niwe wakishyuye yego ntabwo twabyivangamo ntabwo twabyivangamo byasigariye hagati ya Yesu n'Imana yego kandi bari kumwe niba hari n'icyasigaye yego Imana izakibaza umucungu yego cyane ko banicaranye yego ariko rero nta nacyo yari kubera ko twasomye ngo nje gukora ibyo ushaka mu muzingo w'igitabo niko byanditse ngo kuri ngewe sibyo niba wakoze iby'Imana ishaka kandi Imana yarabishimye yego iri dekara riravuga ngo noneho ibyaha byabo n'ubugome bwabo amadeni yose sizayibuka ukundi mu gitabo cy'Abakolosayi havuga amagambo akomeye ngirangije ngifata urwandiko ngo rw'ibintu byaturegaga yego byose bati Yesu arapfuye narwo nigeze nde ndarushwanyuje birukuza kurubamba ku musaraba uzaregesha iki kuna dosiye ba ugiye no gushaka dosiye ntabwo impapuro zashwanyaguje muri arishimwe muri bitari shimwe ntayirimo yego yarabambwe bika impapuro z'ibyakozwe yego niyo dosiye ntabwo ihari ariko Imana ni nziza ni nziza cyane nababarira ikibagirwa igacana dosiye yego ndahana ifite yakwibukira ibyaha byacu sibyo iyo dushimira Imana rero ni ukubw'icyo kintu gikomeye cyane yagize ute yakoze yadukoreye yatuboneye umucunguzi witwa nde Yesu aradukiranukira atwambika gukiranuka kwe ariko aranadupfira adukuraho urubanza rw'ibyaha tukaba turi abere turi abaziranenge turi abatagawa mu maso y'Imana yego idini ritabigizemo uruhari sibyo yego icya 10 kitabigizemo uruhare sibyo nta murimo wanjye n'umwe ubigizemo uruhare ahubwo nikuyeho icyizere nkagirira icyizere Yesu n'ibyo yagize ute yankoreye sibyo abageni bacu tubashimiye Imana ko muduhesheje igiterane sibyo se muduhesheje rwose iteraniro muhesheje n'abantu bo kuno musozi n'abashyitsi bacu kumva ubutumwa bwiza hanyuma rero basore bacu batubwiye ngo mukunde ubusa abagore babo yego mukunde abagore banyu muzabishobora nk'uko Kristo yakunze itorero Fabi akagira gute akagitangira sibyo nk'uko Kristo yakunze itorero akagira gute akaryitangira wowe ntabwo wabishobora ariko Imana ishimwe ko Kristo aba muri nge kugira ngo bya bindi yakoze akomeza agira ute abikorere wabyumvishe ibyo byo pfundo byo kubishobora rero ushobozwa byose na Kristo mu imbaraga sibyo se Imana ishimwe ko Kristo n'ubundi yaje agatura kuko ibintu byose bibiri ivuga bishobokera abakirana yego kugira ngo ngebyo nta shobora n'ubundi abishoborere muri ngewe sibyo se sibyo mata ibyo utashobora humura Kristo azagira gute azabishobora ariko bisaba kubyizera bisaba kubyumva ariko agira ute kabyizera hanyuma rero ngo biroroshye ko nibigenda gutyo
n'abagore bagandukira abagabo nk'uko itorero rigandukira Kristo. Sibyo? Urumva ko itorero ry'Imana dusaba kugira gute? Kugandukira Kristo. Ariko wabirimbye yavuze ngo sibyo ngukunze nkwitura ubwo wankunze kera. Sibyo? Bagabo rero namwe bazajya babagandukira babitura ubwo mwagize gute? Mwabakunze. Icyo umuntu abiba nicyo asarura. Imana ishimwe none n'iteka ryose.